yarabimaye byose ku musaraba ubwo yapfaga, kandi yamaye umugabane w'ubugingo kubwo kwizera, kandi yamaye umugabane w'ubugingo kubwo kwizera. Nshuti abadukurikiye muri uyu mwanya, Imana ibamugisha kandi Imana ibagiriye neza. Turanezerewe rero kuko dufite byinshi tugarukaho bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhanzi, agiye kutwibwira amazina ye, hanyuma tuze kuganira birumvikana, atubwire byinshi bijyanye n'ubuhanzi. Niba ngombwa tumusabe, ariko bora tukwakiriye ukabanza ukaririmbaho gato ku ndirimbo yawe nshyashya ufite, niyo kaba akantu k'amasegonda aricyo byaba bitwaye Samu, hanyuma nyuma ugahita utwibwira amazina. Nta kibazo. Karibu. Nukuri ndumuhamya wo kuvuga yuko ugira neza, wakoze ibirenze cyane ibiruta ibyo nagusabye. Amazina nitwa Samu Narabatuwe, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, nkaba ndi umukristo usengera mu itorero rya ADEPR. Iyo uvuze ngo warabatuwe se, iryo zina wari kubihe kubaturwa? Narabatuwe ni izina ababyeyi banyise, banyise narabatuwe. Nagerageje kubabaza ati iryo zina risobanuye iki, bansobanuye ko ninjye mwana wa mbere babyaye bagikizwa, baravuga bati turabatuwe, nyine bahita banyita narabatuwe. Mu rugo ni he? Uri umusore, uri umugabo se? Samu ni ndi umusore, ndacyari umusore. Mu rugo kavukire ni Muhanga, ariko mbana i Kigali. Hanyuma ibintu by'ubuhanzi wabitangiye ryari, byaje gute Samu? Natangiye kuririmba nkiri mutoya, nkiri umwana, ariko ntabwo nari bwakamenye ko nzaba umuhanzi. Naririmbaga nyine bisanzwe mu bana bo muri Sunday school, ko ngenda nkura nkajya no mu zindi korali z'urubyiruko n'izindi korali nagiye ndirimbamo no mu ishuri. Ariko ahantu natangiye kumenyera ko ndi umuhanzi, nigaga mu wa 4 segonderi, niho natangiye kujya ndirimba nk'umuhanzi. Ku ishuri bakamfata nk'umuhanzi, bakajya bampa indirimbo, ariko nta ndirimbo nari nashyira hanze, ariko bampaga indirimbo nk'umuhanzi. Aho niho natangiye kumenya ko ndi umuhanzi. Najyaga mpimba n'indirimbo nkazihereza amakorali gutyo gutyo, nuko byaje. Hanyuma uyu munsi Samu turiho turavugana, umaze gukora indirimbo zingahe? Ni video se ni audio? Kugeza ubu maze gukora indirimbo 7. Harimo indirimbo 5 z'ama audio. N'izo 5 harimo 2 nakoranye n'abandi bahanzi, hakaba hari n'izindi 2 z'amajwi n'amashusho. Hanyuma ntekereza ko ni akazi kaba katoroshye iyo ukiri muto gukora ibintu nk'ibi. Inkungu yikura he igushigikira muri uyu murimo ukora? Ntabwo biba byoroshye gukora indirimbo, ugakora audio, ugakora video, biba atari ibintu byoroshye cyane. Iyo udafite nka management ntabwo bikorohera, ariko umuntu aragerageza mu bushobozi buke abonye, hamwe no gusenga wabona ubushobozi
ukagenda ugakora indirimbo. Urumva nahereye ku ma audio ezo ndabantereka nkore na video, nishakamo ubushobozi ndakora, wenda rimwe na rimwe nkabona n'umuntu ushobora kuba yanira inkunga, ariko nubwo buryo nkoramo. Hanyuma hari indirimbo nshyashya ushize hanze vuba yitwa ngo iki? Iyo ndirimbo imaze icyumweru hanze n'iminsi nk'ibiri, yitwa Ibirenze. Ibirenze? Inspiration ikuye? Iyo ndirimbo rero yaje hari amagambo yo muri Bibiliya nasomye, ari mu Baroma 8 umurongo wa 32. Havuga ngo Yesu ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, yaburitse kumuduhana n'ibindi byose. Noneho njye naratekereje mbona icyo kintu Imana yakoze kirarenze kuruta ibyo twari gusaba. Twari kwisabira ibihwanye n'irari ryacu n'iki, ariko Imana yo yakoze ibirenze n'ibyo twari gusaba. Kandi hari n'indi jambo naryo rivuga ngo riri mu Befeso igice cya mbere, ntabwo ndi kwibuka umurongo neza, ariko rivuga ngo Imana se w'umwami wacu Yesu ishimwe kuko yaduhanye byose, yaduhaye imigisha yose muri Kristo. Imana rero ibintu byose nibyo tutari gusaba yabiduhanye na Kristo. Rero ibyo yakoze ni ibirenze ibyo twari gusaba. Uyu munsi se abantu bagukunze cyangwa bari kugenda bumva Samu narabatuwe nk'umuhanzi mushya cyangwa se utamenyerewe cyane mu gisata cya gospel, ariko akaba nyine n'ubundi agiye kugaragaramo cyane, Samu urifuza kuba umuhanzi ku ruhe rwego? Urumva ari nde ukwinspira mu buhanzi? tuvuge ngo ubu Samu agiye kuza aririmba nka Mbonyi. Umuntu ukurikije uko umuntu agenda atangira, agenda akurikirana n'abandi bahanzi n'abandi baririmbyi, ukagenda hari ibintu byinshi bigiraho. Ibyo bintu bigiraho rero akenshi usanga harimo itandukaniro ry'uko watangiye n'urwego bugezeho. Utekereje indirimbo yanjye ya mbere n'iya karindwi uzasanga bihabanye cyane, kubera ko hari ukuntu umuntu nyine agenda yiga, noneho ibyo wize nawe ukagerageza kubikora, ugasanga nyine ugiye ugira itandukaniro. Rero nifuza ko Imana ninshoboza nzakomeza nkore, kandi mba nifuza kugera ku rwego rushimishije, kuko iyo ubaye umusitari bigufasha kwamamaza ubutumwa neza. Kuko hari abantu bavuga ngo gukorera Imana ntabwo bigomba ubusitari iki, ariko kuba uri umusitari bigufasha kwamamaza ubutumwa neza. Nimba wakurikiranwa n'abantu 1000, uyu ubaye umusitari ugakurikirwa n'abantu 50,000 cyangwa 100,000, ya message yawe urumva message biroroha kuyitambutsa. Rero niyo mpamvu nifuza kugera ku rwego rushimishije, ku buryo nzajya nkurikirwa n'abantu benshi. Ariko ntabwo tubwiye umuhanzi nyine wumva kwinspira kavuga uti ngo ni ukitegerezo kuri njye. Okay, muri uyu murimo rero hari abahanzi benshi nkurikira. Abo bahanzi buri wese ngenda hari ikintu mwigiraho. Umwe ushobora kumwigiraho uburyo akora video, undi ukamwigiraho uburyo yandika indirimbo, undi ukamwigiraho bose nyine ubusanga basa nkaho bafasha, hari ibintu byinshi bashobora kugufasha. Gusa wenda uvuga ati hari umuntu wenda muri iyi minsi ndi kumva indirimbo ze zinkora ku mutima, ndi kumva ariko nyanspira cyane, wenda we sinzi nimba nabavuga, ariko muri rusange haba hari abahanzi benshi ngenda nigiraho. Okay, mbere yuko rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, urongera gato turirimbire chorus ya ndirimbo nshyashya, hanyuma uze no gutanga nimero zawe za telefone, tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, tubone no gushimira abadukurikiye muri uyu mwanya. Karibu. Yarabimaye byose
ku musaraba ubwo yapfaga, kandi yampaye umugabane w'ubugingo kubwo kwizera, kandi yampaye umugabane w'ubugingo kubwo kwizera. Rero iyo niyo ndirimbo mperuka gushyira hanze yitwa Ibirenze. Ubwo ngubwo bajya kuri YouTube, abantu bankurikiranye bakayireba, ni video. YouTube channel yanjye ni narabatuwe, nkoresha n'izindi mbuga nkoranyambaga, hari Instagram, na Facebook na Twitter, hose nitwa narabatuwe. Umuntu agiyeho akamfollowinga yajya abona ibintu byose, amakuru agendanye nanjye. Na nimero za telefone wazitanga cyangwa zo ntiwemerewe kuzitanga? Okay, nazo nazitanga kuko natanga nimero nkoresha bahamagara cyangwa na WhatsApp. Umuntu waba ufite igitekerezo ashaka kunyungura akakinyungura, kuko muri uyu murimo ntago umuntu yakwishoboza ari umwe, abakeneye ibitekerezo bitandukanye. Nimero yanjye ni 078 056 555 007. Abakunzi bawe hari ibintu kubateganyiriza bidasanzwe mu minsi iri imbere? Birahari byinshi. Ndateganya gusohora izindi ndirimbo, kandi izo ndirimbo nazo zisazara amajwi n'amashusho. Kandi ikindi ndateganya no kuzakora ibitaramo uko Imana izagenda inshoboza, bajye bakomeza bankurikirane kandi banshyigikire muri byose, bamfashe no kwamamaza ubutumwa bwiza, basharinga indirimbo zanjye, n'amakomenti abakenewe kugira ngo tubashe gukora umurimo neza. Imana igumugisha. Murakoze cyane, n'abadukurikiye bose. Imana igumugisha, mukomeje mumushyigikire agere ku rundi rwego. Mwakoze cyane. Murakoze.